Amahoro y'Imana nabane nawe nshuti mukundwa, ndizera ko uguwe neza. Turamukije abantu mwese muhora mukurikirana bino biganiro muri hirya no hino ku migabane itandukanye igize iyi si. Imana ibahe umugisha, ndetse nawe ubaye utarakora subscribe turagusaba ko wayikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ku mwanya. Ni akantu gatoya, ako ngako ntabwo kakunanira kugakora, wagakora. Imana irabiguhera umugisha. Ndagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mutima wanjye kugira ngo turiganire uyu munsi. Turasoma mu gitabo cyo Kuvayo ibice 6 umurongo waho wa mbere. Kuva 6:1 haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo, azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye. Ku bw'ayo maboko Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uyu munsi nkuzaniye mesaje ivuga ngo urarekuwe. Nkuzaniye mesaje ivuga ngo urarekuwe. Nari ndimo nkusengera, ndimo ninginga Imana, ndayibaza ngo Mana, kubera iki abantu bawe badatabawe? Kubera iki abantu bawe baheze mu bungabangaba? Kubera iki abantu bawe bagumye muri ibibazo, bagumye muri izi ngorane? Imana irambwira ngo ikibazo cyabayeho, ngo barafashwe, ngo hari imigozi yabafashe, hari imyuka yabafashe, ngo imyuka ya Satani yarabazitiye, irabafata, irababloka. Ngo ariko genda ubabwire ngo nohereje amaboko yanjye ku buzima bwabo. Genda ubambwirire ngo ndekuye amaboko yanjye kubabohora, ndekuye amaboko yanjye kubakura muri iyo myuka. Numva ijwi riremereye rirambwiye ngo ninze nkubwire ngo uhereye uyu munsi urarekuwe. Uhereye uyu munsi urarekuwe. Ntabwo nzi ubwoko bw'umwuka wari waragufashe, ariko urarekuwe. Kuko hari imyuka igiye itandukanye izitiriye abantu, iboshye abantu, inanije abantu, ariko ubwoko bw'umwuka wose bwagufashe. Nagira ngo nkubwire ngo uwo mwuka uratsinzwe. Uwo mwuka uturuka ku badayimoni uratsinzwe. Uwo mwuka uturuka ku barozi uratsinzwe. Uwo mwuka uturuka kuri Satani uratsinzwe. Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo urarekuwe. Urarekuwe. Kandi iyo umuntu arekuwe aragenda. Iyo umuntu arekuwe aragenda, akora urugendo. Nagira ngo nkubwire ngo uhereye umunsi ugiye gutangira kugenda. Uhereye umunsi ugiye gutangira kugenda kuko urarekuwe. Ubuzima bwawe ntabwo bwagendaga kuko bwari buboshwe, ariko urarekuwe. Ntabwo wabonaga impinduka y'ubuzima bwawe kuko wari uboshwe, ariko nagira ngo nkubwire ngo urarekuwe. Ubu bwari ubwoko bwa Isiraheli, ariko bwafashwe n'imyuka yo kwa Farawo. Farawo ngo yari yabafashe ababuza kugenda. Umwuka wa Farawo ni umwuka ufata abantu ukababuza kugenda. Umwuka wa Farawo ni umwuka ubuza abantu iterambere. Umwuka wa Farawo ni umwuka udindiza. Umwuka wa Farawo ni umwuka wabuzaga ibikorwa byabo. Umwuka wa Farawo ni umwuka w'ubucakara. Umwuka wa Farawo ni umwuka utuma badatera imbere. Ariko Imana ibagiraho umugambi, iravuga ngo reka nze mpindure ubuzima bwabo. Imana kandi igira umugambi ku muntu, yirengagije ko umuntu ari mu maboko akomeye, yirengagije ko umuntu ari mu maboko y'abarozi, yirengagije ko umuntu ari mu maboko ya Satani, kuko Imana ibyo ibisumbya amaboko. Niyo mpamvu Imana igiraho umuntu umugambi, kuko yo iriyaminiya. Ni Imana yizera, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubushobozi. Imana irangije ibwira Moses, iramubwira ngo uhereye uyu munsi ndabona ko Farawo yabagerageje,
yabaruhije, ndabona ko farawo yabaruhije, ndabona ko farawo yababujije kugenda, ndabona ko farawo yabujije iterambere, ndabona ko farawo yabujije gutambuka. Nawe hari umufarawo wakubujije gutambuka n'umwuka wiwe, hari umufarawo wakubujije kugenda. Reka nkubwire, uhereye umunsi ugiye kugenda, uhereye umunsi ugiye kugenda. Farawo ngo yari yababujije kugenda, ariko ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo genda ubarire Abisirayeli uhereye uyu munsi kizeye iherezo. Umwuka wa Farawo uratsinzwe, umwuka wa Farawo urananijwe, umwuka wa Farawo urahagaze. Ngiye gukoresha amaboko yanjye kugira ngo mutahe, kugira ngo mujye mu masezerano, kugira ngo mujye muri gakondo yanyu. Reka nkubwire, Imana yohereje amaboko yayo kuri icyo kibazo cyakubuzaga amahoro. Imana yohereje umwuka wayo ndetse n'amaboko yayo kuri izo ntambara zo wari urimo. Imana yohereje amaboko yayo muri izo ngorane. Imana yohereje amaboko yayo kuri ibyo byakubuzaga amahoro. Imana yohereje amaboko yayo. Nashaka kukubwira ngo urarekuwe. Message nkuzaniye irimo muri iri jambo iravuga ngo urarekuwe. Wa mubyeyi we urarekuwe, wa mupapa we urarekuwe. Iyo umuntu arekuwe aridegembya, iyo umuntu arekuye akora icyo yaremewe gukora. Wa mukobwa we urarekuwe, wa musore we urarekuwe. Ubuse mbikubwire gute? Ubuse nk'amakaruru se urarekuwe, urarekuwe. Ntabwo ari ngombwa ngo mbanze mvuge mu ndimi. Oya, akira ubutumwa bwawe, akira message yawe. Urarekuwe, urarekuwe, urarekuwe. Byakira uvuge ngo amena, ndarekuwe. Byakira uvuge ngo ndabyizeye, ndarekuwe. Byakira uvuge ngo mbihagazemo mu izina ryande rya Yesu. Data, ndagushimira kubw'ubu butumwa umpaye, ndabutambukije. Abana bawe nizere kuko barekuwe uhereye uyu munsi. Hari imigozi ibarekuye, hari imyuka ibarekuye. Bagiye gukora urugendo, bagiye kujya mu masezerano, bagiye kujya aho wateguye. Mu izina rya Yesu senze nizeye, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Ubu butumwa bwoherereze inshuti zawe. Yesu aguhe umugisha.